bakunzi bacu, inshuti zacu tubana buri munsi kuri uyu muyoboro wa YouTube, abo tubana muri WhatsApp groups zigiye zitandukanye, mwagiye mudusaba ko twabakorera ku bintu bigiye bitandukanye, mudusaba ko twabasana kuri TMP, twarabikoze. Ikiganiro kimaze umunsi umwe, abajya kureba bakongera bagasubiraho bakareba nta kibazo, ndetse n'abadusabye ko twabakorera ku Ingazi platform uko ikora, ndetse n'amahirwe agenda haboneka nabwo twari bakoreye naho mwahajya. Uyu munsi rero ikintu kituzanye nta kindi, ni itangazo ry'akazi. Itangazo ry'akazi katanzwe na ADPR. ADPR rwose yatangazo cyangwa se risohoye rishishikariza urubyiruko rwose rwo mu Rwanda rufite ubumenyi cyangwa se rwujuje ibintu turi buze kubona mu itangazo batanze, rwose kuba bakwapurayinga rwose, kandi amahirwe arahari menshi. Ni imyanya 40, ndetse hari n'indi yakwiyongera bitewe. Ibyo byose tuzagenda tubimenyeshwa amatangazo azagenda akurikirana. So uyu munsi rero nta kintu tugiye kugaruka kubona iri tangazo, ahubwo nizere ko muri tayari tugiye kugenda, gusa muwe muretse gatoya. Ni DJP Global Hub, mwumva nk'ibisanzwe, ni abagaragu b'ibyegeranyo mugezwaho, ni abagaragu b'amakuru mugezwaho. Murakaza neza mu isi y'ubutazi, murakaza neza mu muryango mugari wabemeye kubagannye, tubahaye ikaze. Nk'uko twabibabwiye, ni itangazo ry'akazi ryatanzwe na ADPR, tugiye kunyuramo twihuse kugira ngo tutarambirana. Murayibona hano: Pentecost Church of Rwanda, ADPR Church. Okay. Itorero Pentecost mu Rwanda, ADPR. Job announcement, itangazo ry'akazi. Hano batanze itangazo ry'akazi, gusa banza kwibutsa abantu gahunda ya ADPR, mission, vision na values, ndetse n'ibyerekeye ADPR nka introduction. Natwe reka tubinyuremo twihuse kuko abatanze itangazo nabo hari icyo bari bagambiriye, natwe tukatunyuramo twihuse. Nk'uko tubibona rero hano nta kindi, hari about ADPR Church, cyangwa se ibyerekeye itorero ADPR. Tugiye kubivuga twihuse tunabisobanura mu Kinyarwanda. Itangazo riri mu Cyongereza nk'uko mubibona, twebwe tugira tunabizamo mu Kinyarwanda twihuse. The Pentecost Church of Rwanda, ADPR Church, is a faith-based organization that was originated in the 1940 in Gihundwe region, located in the western part of Rwanda. Itorero Pentecost mu Rwanda, ADPR, ni umuryango ushingiye ku myemerere ya Gikristo watangiriye mu myaka y'1940 mu karere cyangwa se mu gace ka Gihundwe mu burengerazuba bw'u Rwanda. The church's mission revolves around spiritual growth and community transformation through various social and economic activities. Intego y'itorero ishingiye ku gukura mu buryo bw'umwuka no guhindura imibereho y'abaturage binyuze mu bikorwa bitandukanye by'imibereho n'ubukungu, including education, healthcare and poverty reduction. Birimo ubuvuzi, uburezi no kurwanya ubukene. Today, ADPR Church boasts an impressive presence with 1,990 local churches and 3,115,677 members across all regions of Rwanda. Adjusted to the population census of 2022, the church has played a significant role in holistically transforming the Rwandan community. ADPR ifite amatorero 990 n'abanyarwanda basaga 3,157,677 mu gihugu hose, nk'uko imibare y'ibarura rusange rya 2022 ibigaragaza. Kandi itorero ryagize uruhare runini mu guteza imbere imibereho myiza y'abanyarwanda mu buryo bwuzuye. Our vision:
The vision of ADPR Church is transforming the lives of people in a holistic way through preaching the gospel of Jesus Christ. Icyerekezo cya ADPR ni uguhindura imibereho y'abantu mu buryo bwuzuye binyuze mu kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Our vision: to preach the gospel of Jesus Christ and teach the word of God according to the Holy Bible. That is the first mission. Intego ya mbere ni ukwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo no kwigisha ijambo ry'Imana hakurikijwe Bibiliya yera. The second mission: to promote social welfare and good relationship and economic development of beneficiaries, focusing on health services. Intego ya kabiri: guteza imbere imibereho myiza, umubano mwiza n'iterambere ry'ubukungu ku bagenerwabikorwa, hibandwa ku buzima, uburezi n'ibindi bikorwa by'iterambere. Then our values: Christ-centeredness, love, stewardship, accountability, transparency, integrity, and commitment. Indangagaciro zacu ni izi zikurikira: gushingira kuri Kristo, urukundo, gucunga neza inshingano, kubazwa inshingano, gukorera mu mucyo, ubunyangamugayo n'ubwitange. Then tugiye ku ntego yacu uyu munsi, tugiye kureba hiring information. Tugiye kugaruka noneho ku makuru y'akazi. The ADPR Church is looking for hiring qualified, dedicated, and experienced candidates to meet with a strategic plan of 5 years, from 2024 to 2028. Itorero ADPR rirashaka abantu bafite ubushobozi, ubwitange n'uburambe kugira ngo bafashe gushyira mu bikorwa gahunda y'imyaka 5 yo kuva 2024 kugera 2028. Aho ngaho none ndakeka tubyumva neza. Rirashaka abakozi. Expectation and fulfill the position of health and community development, social worker, HCDSW, only interested. No, reka twe duhagazanga tubanze tureba nk'icyo kavuze. Binyuze mu mwanya wa cyangwa se binyuze mu mukozi ushinzwe ubuzima n'iterambere ry'abaturage, ari byo mu mpine bise HCDSW. Aho ngaho ngira ngo murabyumva neza. Then only interested candidate who strictly meet the criteria should apply for this position and have to send his or her application in one PDF file, which are ID, photocopy, CV and academic certificate, motivation letter, and pastor's recommendation via the email hr-recruitment or buzz@adepr.rwa, and shortlisted applicant will be contacted. Deadline is 2022-05-2026 at 5 p.m. Abujuje ibisabwa gusa nibo basabwa gusaba uyu mwanya no kohereza dosiye zabo ziri muri PDF imwe ikubiyemo ibi bikurikira: fotokopi y'indangamuntu, curriculum vitae cyangwa se umwirondoro wawe, impamyabumenyi ubwo y'amashuri wize, ibaruwa isaba akazi, ibaruwa y'icyemezo cya pasiteri, ndetse ibyo byose ukabyohereza kuri email ya hr-recruitment@adepr.rwa. Abatoranyijwe gusa nibo bazahamagarwa, kandi itariki ntarengwa yo gusoza gusaba uwo mwanya ni 22 z'ukwa 5 2026 saa 11
z'amanywa. Then rule and title. Here there is position, project health community development social worker. Number of position, depende usobanura ikoramo. Position ihari ni iyi ngiyi. Umwanya cyangwa umwanya uhari, abakozi bashinzwe ubuzima n'iterambere ry'abaturage. Number of position cyangwa se imyanya ihari cyangwa se ikeneye abakozi ni imyanya 40. Place of working, aho gukorera ni Western region, Northern region and Southern region. Ni mu burengerazuba, mu majyaruguru ndetse n'amajyepfo. Summary of key responsibilities. Inshingano z'ingenzi abakozi bazaba bashinzwe. Health and community development social worker is responsible for the welfare of all beneficiaries and the development of their families. Umukozi wa HCDSW ushinzwe imibereho myiza y'abagenerwabikorwa no guteza imbere imiryango yabo. He or she in charge of monitoring, follow-up, advice and providing support to beneficiaries on identified health issues and of entering the data into the information system. So ibyo uyu azaba ashinzwe ngo ni nk'inshingano ze, azaba ashinzwe gukurikirana no gutanga inama ku bibazo by'ubuzima byagaragajwe, kwinjiza amakuru muri system yabugenewe, gufasha mu bikorwa byo gukumira indwara n'ibyorezo mu baturage akorera, kurengera abana ndetse n'urubyiruko. HCDSW sets preventive measures to any diseases and illness in the community they are serving. Muri make no gukumira ihohoterwa rikorerwa abana no gutanga ubufasha bukenewe. They ensure advocacy for the children and youth child abuse prevention and related response. Then requirements including education, professional experience and skills. Ibikenewe cyangwa se ibisabwa: nursing, advanced diploma, public health, midwives and clinical medicine, mental health, social worker, development studies, and being of age between 21 and 40. Ibisabwa ni impamyabumenyi y'iciciro cya mbere cya kaminuza mu buforomo, ubuzima rusange, ububyaza, clinical medicine, ubuzima bwo mu mutwe cyangwa mental health and social worker and development studies. Kandi ukaba ufite nibura imyaka iri hagati ya 21 na 40. Strong alignment with ADPR church doctrine, vision, mission and values. Kuba uhuje indangagaciro, icyerekezo n'intego bya ADPR. Fluent in Kinyarwanda and English both in writing and speaking. Kuba uzi kuvuga neza Ikinyarwanda n'Icyongereza mu kuvuga ndetse no kucyandika. So skilled in Microsoft Word, Excel and PowerPoint. Kumenya gukoresha Microsoft Word, Excel na PowerPoint. Abantu bakoresha mashini byose barabizi. So he or she lives near the working place. Kuba nibura wowe usaba akazi utuye hafi yaho uzakorera. Hangane mu rwego rwo kugira ngo nawe bikorohere. Done at Kigali on May 8, 2026. Byakoreye Kigali muri Gicurasi 2026. Bishyirwaho umukono Revera Ndayizeye, senior pastor of ADPR, ashyiraho umukono.
pasiteri mukuru wa ADPR niwe wemeje iri tangazo. So ngira ngo nk'uko mwabibonye, iri ni itangazo rigenewe abantu benshi bafite impamyabumenyi ziri muri ayo masomo twagiye tugarukaho. Bivuze ngo wowe uzi umuntu washoje muri aya masomo twagiye tubona: nursing, advanced diploma muri public health, midwives, clinical medicine, n'andi twagiye tubona haruguru, wamusangiza iri tangazo, iyi video ikamugeraho, then nawe akabasha kuba yahatana, akareba ko nibura uyu mwanya nawe yawutsindira. So murakoze cyane. Ibindi hari icyo wifuza kumenya amakuru cyane, watwandikira muri comment, tuzatubana nawe buri munsi tukugezaho byinshi bikenewe ku isoko ry'umurimo ndetse no mu bumenyi busanzwe. Kandi niba utarakora subscribe, iyo ukora subscribe tujye tubana buri munsi. Murakoze cyane.